ujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro, cyane cyane ibi bihugu biteye imbere birirwa bitukurikirana ku mabuye y'agaciro. Nta mabuye y'agaciro bagira, ariko bayungukamo kurusha abantu bose. Bayavana hehe? Ubwo ikinyuranyo ni ukuvuga ngo amabuye yacu tuvana muri Kongo tugeraho tukayatunganya, ntihakagire. Dushimiye cyane n'abamaze kutugezaho ikiganiro. Tugeze mu mwanya wo kuganira no kujya inama rero nk'umuryango nyarwanda wagutse. Munyemerere duhere hano aho turi, turakira ibibazo bitatu bya mbere, twerekeze mu ntara zitandukanye ndetse turebe no ku mbuga nkoranyambaga. Hano rwose niba hari ab'inkwakuzi biteguye twabaheraho. Ya ntabwo ndi inkwakuzi, ariko ndashaka natangira. Abantu kuri pano aho mpagere n'ibyo bansobanuriye n'ibyo numvise bavuga, basobanuye ibintu byinshi byumvikana, ariko kugira ngo turenge ibyo, kuko kenshi biraba turaganira, abantu batanga ibitekerezo turabyumva, ariko umwaka washira twajya gusuzuma tugasanga turi nka kwa kundi. Ntange nk'urugero rw'icyo nashaka kubaza, nk'ibyo Ivan nasanze asobanura, ibintu yavuze byose rwose birumvikana, ari byo Minisita Yusuf yongereyeho, nka biriya yatanzeho urugero rwa Gicumbi, ahantu ibyangombwa byose bihari, umutungo w'amatungo aciriritse, hari amata, hari inkoko, hari amagi, ubwo hari n'ibindi, ariko abantu bakagwingira. Ubishatse kubireba ku buryo bworoshye, wavuga uti aba baturage nabo nk'aho abaturage batumva ko bakwiriye kuba hari ibijya ku isoko bikajya ku isoko, ariko bakagira n'ibindi bakoresha kugira ngo abana babo batagwingira. Ibyo niba mushaka uruhare mushaka kurushyira kuri abo baturage, ndibwira ko ari igice kimwe. Abo baturage baba bafite imyumvire imeze ityo, bakora batyo, bikabagiraho ingaruka. Ubwo tuvuga abaturage gusa bikagarukiraho. Abayobozi twese ko turi hano n'abandi, ubwo nta ruhare tubifitemo kuyobora abantu. Gicumbi ifite ubuyobozi, hari izindi nzego z'ubuyobozi, tukareka abaturage bakabaho batyo, bakajya mu myumvire imeze ityo, ibafiteho ingaruka zimeze gutyo. Umwaka umwe, 2, 5, 10, twarangiza tukaba twavuga abaturage gusa. Njye ndibwira ko ikibazo kinini kiri ku buyobozi, kiri kuri twe, kiri ku bantu bose bari hamwe. Ubundi se noneho twe tumaze iki? Twitwa abayobozi ngo bigende gute? Niba ushobora kureka Gicumbi ikagira abaturage bafite ibyo byose, ariko bakanarangwa no kugwingira, ibyo njye ntabwo numva bikiri iby'abaturage ubwabo, biri kuri twe. Icyo kibazo tuzagikemura ryari? Twagikemura dute? naho turaza kubiganira gusa bihite tugenda.
n'ibindi byose Yusufu yavuze rwose nabyo byumvikana ni ukubisubiramo birasobanutse ariko niko bibaye imyaka 5, 10, 15 ubwo se byaba ari iki iby'ubuhinzi productivity iri hasi cyane ibyo nabyo bimaze imyaka ingahe tubivuga ntabwo hakiri amikoro gusa ngo yarabuze niyo yaba ari make icyabuze ni imyumvire n'imikorere bigomba kujyana hamwe ibyo nanone biragaruka ku bayobozi twebwe twaba muri ibyo gusa tugaherekeza bigakomeza gutyo kugeza ryari ngira ngo rero ikindi kidushuka hari ibyo minisitiri w'intebe yatugejejeho byerekanye ndetse ubwo ngira ngo na minisitiri wa finance yabivuze byerekana ubukungu ukuntu bugenda bukura bugenda butera imbere wabonye 8.9% uyu mwaka ejo ni 8.7 tukabona ko ibintu byose ariko bigenda tugashukwa n'iyo mibare tuvuga ngo ubukungu bwarakuze bigasa nkaho byahumye abantu amaso bigasa nkaho no mu buhinzi n'ubworozi ariko byagenze cyangwa n'ahandi mwavuze serivisi mbi zitangwa hirya no hino opportunity dufite amahirwe dufite menshi ya ibintu bya export ibintu by'u Rwanda bishakwa tudashobora kugeraho kubera ko twananiwe gukora ibyo ariko tureba umubare w'ukuntu ubukungu bwakuze tukibwira ngo ibyo birahagije ntabwo bihagije kuko ibi biri specific nibyo bikwereka ko uri ahantu habi ibi ngibi ni biragushuka ibyo ni ibya rusange aho ibintu bigenda neza nta compensation ihari aho bitagenda neza aho bitagenda neza ntibigenda neza ingaruka zabyo zirahari kubera ko hari ahandi hagenda neza ntibihagije hakwiriye kuba hagenda neza n'ahandi hagenda neza ibyo rero ikinyuranyo hagati aho ngaho ni ubuyobozi bugomba gukurikirana bugomba gukora ibyo bikwiye kuba bikora icyo kibazo cyo mu buhinzi n'ubworozi tumaze imyaka myinshi cyane tukiganira hari ubwo habayeho intambwe ubona ibintu birasa n'ibigenda neza ariko kubera iya mico mibi itubamo yo kudakurikirana yo kudakorana yo kutagira gute wajya kongera kubaza nyuma y'umwaka 2-3 ugasanga nta n'ukibuka ibyagombaga gukorwa umuti aho ngaho ni uwuhe aho niho dukwiye kwibanda hagomba kuboneka umuti wo gutuma ibyo ngibyo bitakora biba ingarukamwaka igihe cyose niyo mpamvu nashaka kugira ngo ngire icyo mvuga mwakoze hanyuma kubakora bajyanye n'amabuye y'agaciro harimo uwikorera n'ubikuriye gusa nta muntu uri mu mabuye y'agaciro nagira ngo umubaze turaza uri buvuge nagira ngo mbabaze percentage bavana muri Kongo y'ibyo bacuruza baza kwibuka batubwire ni bingahe biva muri Kongo ni bingahe biva hano asante sana murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika
mugani abayobozi hari imvugo yigeze kugerwaho ngo ibikorwa bivuga ni ukujya twibaza tuti ese ibikorwa byacu nk'abayobozi bivuga iki, bivuga inkuru nziza cyangwa bivuga inkuru mbi. Reka tugaruke hano muri KCC, ariko abayobozi namwe mwicaye hano ndi kubabona imbere yanjye, hari icyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabajije, niba hari ushaka kugira icyo gisubizaho mwanya n'uyu. Cyakora mujye mu bitekerezaho, reka twakire Madame Alice. Mu mabuye y'agaciro ngo aturuka muri Kongo angana iki? Urakoze cyane Sandrine. Ntabwo dukeneye amabuye ya Kongo kugira ngo dutere imbere. Imisozi yacu irimo amabuye. Icyo dusabwa cyonyine ni ukumva agaciro kayo, tukabishyiramo imbaraga, tukagira icyerekezo kirambye, tukamenya ko tutazatwohereza amabuye atanoze, ahubwo tukajya no kuyatunganya. Ndetse nk'uko nabivuze kare, tukaba twaba ihuriro ry'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri aka gace kandi atunganyije. Murakoze. Murakoze cyane. Icyiza cy'ibyo avuga, amabuye y'agaciro turamutse tuyatunganya, aho yava hose ntabwo bikwiye kuba ikibazo. Kubera ko nujya gukurikirana abantu bose bari mu bucuruzi bw'ayo mabuye y'agaciro, cyane cyane ibi bihugu biteye imbere, birirwa bidukurikirana ku mabuye y'agaciro. Nta mabuye y'agaciro bagira, ariko bayungukamo kurusha abantu bose. Bayavana hehe? Ubwo ikinyuranyo ni ukuvuga ngo amabuye yacu tuvana muri Kongo tugeraho tukayatunganya, ntihakagire asigara mu Rwanda igihe ari mu nzira azi iwacu. Nicyo biba bivuze gusa. Ariko arajya iwanyu kubera iki? Inzira yose agenda kuki hatagira ugira icyo avanaho? Ibyo biri mu yahe mategeko, biri mu yihe mico byo kuvuga ngo wowe ntuzagire icyo ukora, ibintu byose bizajya binyura hano. Hano hari inziraga, abantu barahakoresha, abo duturanye nabo. Ibice bya Kongo ntabwo byose duturanye nabo kuri Eastern Congo. Ibiva Katanga, ibiva Equateur, ibiva hehe ntabwo binyura hano, bifite indi mipaka binyuramo cyangwa se bigenda mu ndege. Ariko hano mu Eastern Congo, usibye n'amabuye n'abantu, barambuka bagafata indege hano bakajya iyo bajya. Ubu se tuzabuze abanyekongo cyangwa tuzabuze abantu ngo niba mushaka kujya Dubai cyangwa niba mushaka kujya Brussels cyangwa Paris or London or Washington, ntimugafatire indege mu Rwanda? Abantu bareke kujya bavuga ubusa. Hari ikibazo cya mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutseho, ntituri bukirenze ingohe, kandi dufite Minaloc hano bagarutse by'umwihariko kuri Gicumbi. Bati se turakomeza tubibaza abaturage gusa, ku ruhare rwacu nk'abayobozi n'uruhi? Minister. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo mwavuze nibyo, nk'uko na statistique yabigaragaje. Ikibazo mu by'ukuri ni abayobozi, uburyo twegera abaturage tukabana nabo umunsi ku munsi, kuko imyumvire y'abaturage ihinduka kubera ubuyobozi. Hari ingero dufite
hirya no hino mu gihugu mu midugudu imwe n'imwe, aho usanga iyo umuyobozi akora neza muri uwo mudugudu usanga nta cyaha kirangwamo, abana bose bajya mu ishuri, ndetse n'igwingira rikagabanuka. Bigaragaza rero yuko byose bishingiye ku muyobozi ubasha kwegera abaturage be. Icyo twabasezeranya nuko nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ariko n'izindi nzego dukorana ko turushaho kwegera abaturage kugira ngo abayobozi babane n'abaturage umunsi ku wundi, kuko umuturage niba afite imyumvire iri hasi hagomba kubaho gahunda zo kumufasha kuzamura imyumvire. Dufashe n'urugero mwaduhaye mwashingiyeho rw'ikibazo cy'abantu bafite umusaruro nka Gicumbi ariko ugasanga bafite abaturage bagwingiye atari uko babuze ibyo kubagaburira. Ibyo nta wundi twabibaza, ahubwo twabasezeranya yuko tugiye gushyiraho uburyo buhamye bw'uburyo abayobozi babana begera abaturage umunsi ku wundi, ku buryo iyo miryango itandukanye imenywa ariko ikanitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Ubu dufite na systeme imibereho twamaze kubaka ituma tugira amakuru ya buri rugo, ya buri muryango, ku buryo n'iyo miryango irimo abana bafite ibibazo by'igwingira ubundi turayizi. Icyo twabasezeranya rero nuko tugiye kwiyegera by'umwihariko kugira ngo ikurikiranwe, ari ikibazo cy'imyumvire babashe gufashwa kugira ngo izamuke, ariko na bya bindi byo kuzamura umusaruro no kumenya uburyo bwo kuwukoresha neza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.